Glibenclamide ni umuti uvura Diabete. Glibenclamide ni umuti uzwi cyane ku izina rya Downhill. Glibenclamide ni umuti uboneka ari ibinini biri mu ngero za miligarama 1.25. Glibenclamide ni umuti uboneka ari ibinini biri mu ngero za miligarama 2.5. Glibenclamide ni umuti uboneka ari ibinini biri mu ngero za miligarama 5. Mu gutangira kuwukoresha hakoreshwa miligarama 2.5 ku munsi. Kandi uyu muti ni byiza kuwukoresha rimwe ku munsi ku masaha adahinduka, by'umwihariko bikaba byiza kuwufata nyuma y'ifunguro rya mu gitondo, ubwo ni breakfast. Ese uyu muti wa Glibenclamide ukoreshwa ute? Ese ni izihe ngaruka Glibenclamide ishobora gutera? Ese ni iki cyo kwitondera kuri uyu muti wa Glibenclamide? Ibi ni igihe tugiye kubaganirizaho mu kiganiro amagara n'ubukungu cya none. Reka mbanze bashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore, kuko nta kiguzi bisaba kandi nibwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Asibyo gusa, kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe. Ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo, nyabuneka twandikire muri comments. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, twandikire muri comments, ukande like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa. Kora share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku muti wa Glibenclamide, tukamenya uburyo uyu muti ukoreshwa, tugasobanukirwa ingaruka ushobora kugira ndetse n'icyo kwitondera kuri uyu muti. Ni mu kanya. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe, ese umuti wa Glibenclamide ukoreshwa mu kuvura iki? Ku ntangiriro z'ikiganiro nabikomojeho ko uyu muti ukoreshwa mu kuvura Diabete, ariko ni Diabete yo mu bwoko bwa 2 kandi ugafasha mu gutuma umubiri ukora umusemburo wa insuline. Uyu musemburo ufite akamaro ku kugabanya isukari mu mubiri ku murwayi wa Diabete. Umuti wa Glibenclamide ufasha umubiri mu gusohora amazi, kandi umuntu uwukoresha aba agomba kuwuhabwa na muganga nyuma yo gusanga arwaye Diabete. Ese noneho ni izihe ngaruka Glibenclamide ishobora gutera? Umuti wa Glibenclamide ushobora gutuma umuntu yituma nabi, akarwara impatwe cyangwa se impiswi. Umuti wa Glibenclamide ushobora gutuma umuntu yongera ibiro. Umuti wa Glibenclamide
ushobora gutuma umuntu ahora yumva akonje, akumva afite umunabi cyangwa se akumva yihebye byo kwiheba. Iyo ukoresha uyu muti wa Glibenclamide ukabona utangiye kugira kimwe muri ibi bimenyetso tumaze kubasangiza, ni ngombwa kujya kwa muganga mu buryo bwihuse kugira ngo bagufashe. Reka noneho turebere hamwe ese ni ibihe bintu byo kwitondera kuri uyu muti wa Glibenclamide. Umuti wa Glibenclamide ntuhabwa abana. Umuti wa Glibenclamide ntuhabwa umugore wonsa. Umuti wa Glibenclamide ni byiza guhita urya ukimara kunywa ibinini. Umuti wa Glibenclamide ntiwemerewe kuwunywa mu gihe unywa inzoga. Umuti wa Glibenclamide ni ngombwa cyane kuwunywa ari uko muganga yawukwandikiye kandi ukabikora uko yabikubwiye. Igihe icyo ari cyo cyose ugize ikibazo ugomba kwibaza muganga cyangwa se farumasi ukwegereye kugira ngo agufashe. Reka mbashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga ku muti wa Glibenclamide, bityo tumaze kumenya icyo uyu muti uvura, tumenya kandi dusobanukirwa ingaruka zawo ndetse n'icyo kwitondera kuri uyu muti. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba kandi nibwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Asibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe. Ubaye hari icyo wifuza kutubaza, ubaye hari icyo wifuza kudusobanuza, ubaye hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo, nyabuneka twandikire muri comments ubundi tugeze igitekerezo cyawe. Mu gihe bakunze ikiganiro tumaze kubagezaho, kanda like, ubitwandikire muri comments, ubundi ntiwihererane ubutumwa, ukore share, ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara ni Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.